ngushimira ko ibyo wakoze utavunikiye ubusa. Sinzagutenguha, wankundishije itorero ryanjye. Nahuye n'imiyaga yari inkuramo, urambwira uti mwana wanjye nyurwa n'ibyo Imana guhaye, gume mu itorero ryawe kugeza igihe uritabariwemo. Waragiye neza, uracyaragira. Ndagira ngo Kamanzi Claude akumera inkoni. Uracyafite itorero, uracyafite intama. Iyi ni inkoni y'ubushumba, uracyari umushumba wa benshi. Aciriye inkoni y'ubushumba. Komeza uragire itorero ry'Imana, komeza uturagire. Ahangeze ku itariki 11 z'uku kwezi kwa 8 nujuje imyaka 46 y'amavuko. Byo wambwiye ntabwo wataye hasi, wanyigishije kumenya aho njya. Yego, ikindi wambereye papa nshyingirwa. Niwe wanshingiye. Papa yarapfuye ahagarara mu kigo cya papa. Mukanya ndi bumuha ijambo, ariko ndumva nyifite byinshi byo kuvuga. Mfite amarangamutima menshi yo kukubwira ko iyi nkoni ukituragiye. Uracyanshumbye, ndacyari munsi y'amavuta yawe. Icyo uzantegeka guca iburyo cyangwa guca ibumoso n'izi saha, ndacyagusanga ukangira inama. Nzakomeza nze. Abankomokaho warababonye kandi ngaba nabo bazi ko nigiye ku birenge byawe. Kumwe wanyigishije kugira ibiganza bitanga n'ababuzukuru bawe. Iyo banyaka ibikoresho by'ishuri barasaba kurenzaho kugira ngo bazaha abana b'abakene. Igikorwa nari narateganije ndagisoje. Hanyuma nimumuherekeza mu mugeze hariya. Agafoto yego, agafoto keza. Nzababaza aba banyamakuru mwese muteraniye aha. Akagafoto rwose karakenewe. Mana nibikunda uraza gufata umwanya udusengere abana bawe n'abuzukuru bawe bakungereze hariya. Hanyuma Kamanzi Claude ahita kugarukana na Bibiliya n'ijambo, ariyo jambo ry'Imana. Akugarukane ahita gusengera, utugezeho ijambo ry'Imana. Ararangiza ijambo ry'Imana dukora igikorwa nyirizina cyo gusengera abakobwa batewe inda zitateganijwe, tubirukanaho uwo mwuka, dukora n'ikimenyetso cy'ubuhanuzi. Murakoze cyane. Claude musengere. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, tuguhaye icyubahiro kuri Imana nziza. Ibyakozwe kuva dutangira twabwiraga wowe, twakugaragarizaga haleluya uko tugushimira. None tugeze mu mwanya yuko duceceka hanyuma ukavugana natwe. Igikoresho witoranirije Pastor Ngamije, ngushimiye ko ari igikoresho cy'icyubahiro kandi agiye kutugezaho icyo wamudutumyeho. Satani n'abadayimoni turabacyashya mu izina rya Yesu. Mwuka w'Imana ngwino uganze, utwigishe ibyo tutigishijwe n'isi. Cyubahiro kibaye icyo, tugukomeye amashyi menshi mu izina rya Yesu. Turagira ngo tubashimire mwebwe muteraniye hano, ariko dushimire Yesu. Umuntu wese wumva afite ubuzima bwo guhumeka, ndavuga ubuzima bw'inyuma bwo guhumeka, ufite ubuzima, nahaguruke dukomere wese amashyi mutumushimire ibyiza byose yakoze.
komera Imana amashyi dushimire Yesu imirimo itangaje kuko uriho ni imbabazi z'Imana kuko ugenda ni imbabazi z'Imana kuko uri kumwe n'Imana birahagije. Yesu ni umwami. Tera haleluya dukomeze tugende. Haleluya. Ndagira ngo tujyane mu mwanya muto dufite. Mwanya muto dufite tuje guhura n'ubuzima. Maze iminsi nkurikira abakozi b'Imana n'ahandi hatandukanye tuje guhura n'ubuzima. Nituvuga haleluya jya wikiriza cyane. Nidukoma amashyi tuye tuvuga ngo Yesu arayakwiriye nyine. Dushimira abari ku buhanga bw'ibyuma, dushimira abafite umwanya munini cyane muri iri teraniro. Yesu abaho umugisha. Dusome ijambo ry'Imana dukomeze tuganire uyu mwanya. Turasoma ubuhanuzi bwa Luka, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cyaho cya 4 n'umurongo wa 18. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Shaka abantu baba mwituze ryo kuba mu nzu y'Imana. Umurongo wa 18. Haranditswe ngo Mwuka w'Uwiteka ari muri jye, nicyo gituma ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Nimuvuge ngo amina. Murekura amajwi yanyu muvuge ngo amina. Murekura amajwi yanyu tuvuge ngo amina. Tuje guhura n'ubuzima muri uyu mugoroba. Nje kuvugana n'imyuka yose iri hano, kuko Imana yaduhaye imbaraga zo kumenya, zo gutanga umwuka utanga ubugingo muri Kristo Yesu. Imana nihimbazwe. Ndavuze ngo Imana nihimbazwe. Kampindukire bana ndabona ari bumva cyane. Muje guhura n'ubuzima muri uyu mugoroba. Imigambi ya Satani igiye gufata ubusa. Ibyo abantu bavuze ku buzima bwawe bigiye gufata ubusa. Imigambi y'abadayimoni yose igiye gufata ubusa. Uyu mugoroba ndatangaza ubuzima. Uyu mugoroba ndatangaza amahirwe utigeze ugira. Uyu mugoroba ndatangaza itangazo rikomeye yuko uwawe bigendaga bamuhetse agiye kwigenza. Ni ibihe Imana ihinduye ku buzima bwawe, kandi ni ibihe bigiye gufata mu mbaraga zikomeye. Tera haleluya banyumvise cyane. Ni igihe abadayimoni bagomba kubimenya ko Imana yahamagaye abantu. Ni igihe abadayimoni bagomba kubimenya ko abahanuzi b'Uwiteka bakiriho. Ni igihe Uwiteka agomba kwishimira abo yahamagaye kuva kera. Ni igihe Uwiteka agomba kunezerwa yuko yabyaye kandi
byapfashe ubusa ibihe byawe Imana irabihinduye tera haleluya turiho bwira abadayimoni ngo turiho bahanuzi b'Uwiteka turiho ntabwo Imana izicuza yuko yaduhamagaye turiho kugira ngo n'abandi babeho Data arakora na mama Lionel arakora kugeza n'ubu Data arakora n'abahanuzi muracyakora kugeza n'ubu Data arakora na media murakora kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze bugende Data arakiza uyu ni Yesu yinjiye mu isinagogi ndaje dusenga tutahe turashaka kurema ubuzima twabaye mu buzima butuzuye ariko tumenye Yesu adushyira mu buzima bwuzuye kandi ubuzima bwuzuye buhera imbere yaduhaye umwuka wo kuvugana n'indi myuka abahanuzi turimo turavugana n'imyuka ibarimo ntabwo naje kuvugana n'umubiri naje kuvugana n'imyuka yabategetse nanjye nje kuyitegeka kubavamo ubuzima bwanjye buhinduke ntabwo dushaka kuba abafana ba Yesu turashaka kuba ababwiriza butumwa ba Yesu ubutumwa bwiza bukamamara Yesu kambabwira inkuru imwe turavuga ijambo ryitwa kubohoka Imana ije kubimura ndavuze ngo Imana ije kubimura kandi ntabwo ari amagambo Imana ije kubimura hari abantu baba mu buzima ariko batimutse Imana ije kubimura Yesu yinjiye mu isinagogi agakiza karimo ibintu bitatu ni agakiza gakiza ibyaha muje guhura n'umugabo abereka imbaraga ze abantu barababeshya ariko Yesu ntazababeshya abantu barabashutse ariko Yesu ntazabashuka ibyo yatubwiye yarabisohoje n'ibyo yatubwiye turacyabirindiriye Yesu ntabwo abeshya tera haleluya abantu bakubeshya ariko Yesu ntazakubeshya uba mu bwihisho bw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora bingahe ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye Imana ije kubabera ubuhungiro Imana ije kubarerera Imana ije kubabera ubuhungiro nimumwizera ntabwo muzakorwa n'isoni mwuka wo kuboha tuje kuwahambura tuje gukuraho umwuka wo kubohwa abantu bamaze igihe kirekire mu madini ariko umwuka wo kuboha uracyabagendaho kubohoka Yesu yinjiye ngo asanga abantu bafite imvune cya kabiri bari muri gereza nigeze ngirirwa amahirwe yo kujya mbwiriza muri gereza tujya kubatizayo iyo ugeze muri gereza hari ibyumba bitandukanye gereza ni imwe ariko harimo ibyumba bitandukanye bakoze ubwicanyi ntibafungwamo n'abakoze violence cyangwa gufata ku ngufu ni utwumba dutandukanye abakoze gufata ku ngufu ntabwo bafungiye hamwe n'abajura bibisha intwaro bafungiye ahantu hatandukanye ni gereza zitandukanye mwicaye hano ariko muri gereza zitandukanye tuje kubomora izi gereza Yesu yaravuze ngo mubomore gereza mukure
Imana ije kugusohora, Imana ije kugusohora. Kambabwira inkuru ntoya iwacu, ntabwo jya nigisha ngo ntinde, ntabwo mama Lionel namureze wenyine, hari abandi twagiye turera, twabwirije turarera, ntabwo niwe gusa ubashije kubihishura. Wenda n'undi muntu umwe wajyaga bivuga cyane ngo namubwirije ubutumwa bwiza witwa Apotre Yongwe, aba wenda nibo babasha kuya, ariko si cyo kibazo tugendereye. Mama yigeze yajya kuraguza, bakecuru bararagurizaga abana babo, urabona uko ngana gutya ndakuze. Mama ajya kuraguza, munkurikire mwabana bakobwa mwe, Imana ibafitiye urukundo rwinshi n'imbabazi, Imana irabakunda. Yemwe toro ry'Imana mwicaye aha, Imana irabakunda cyane. Mama ajya kuraguza, twagiraga abanyahunda kwivuga, mama twagiraga abana batanu, harimo umukobwa wari warapfuye, ahamagara umukuru aramubwira bupfuma, aramubwira ngo twakinyagira tumva uko umwana wawe mukuru ko avuga, reka muhamagare n'umurozi umuroga wumve kuko imyuka y'abantu badakirwa irakorana. Niyo mpamvu bakuroga bikemera, nuko hari connection yanyu mufitanye. Ariko ndaje kubwira kwimuka, aho abarozi batazongera kukujagata, aho abarozi batazongera gukora. Tera haleluya. Ariko abanyumva bateye haleluya nkumva byibura cyane, baje kukabona. Ababakoroneje abadayimoni baje kukabona, ni mwirire mu mbaraga zidasanzwe. Mama hamagara uwa kabiri yitwaga Victor, haramuhamagara, rego ngo reka nkubwire nkumvishe uwari waramuhamagara izina rye riraza, yumva n'umwana we wa kabiri. Ahamagara uwa gatatu, yari yarapfuye witwaga Nyesi, arabwira ngo uyu mwana w'umukobwa ntakiriho, ariko reka mpamagara umudayimoni wiwe akorana nawe, maze mukumvisha. Yumvijwe azamutse yitwa wa mwana w'umukobwa mama yagiraga. Iyo udakishije kugira umudayimoni ukugendaho, niwe tuje kubera beza. Uyu mugoroba tuje kumucucuma, uyu mugoroba tuje kumukwambura. Aho bakuzurikiye ikuzimu turahagukura, aho bakuzurikiye mu miryango turahakwambuye. Imana ije kukubohora kugira ngo nawe ugende. Mama ajyaze ku mundi muhungu witwaga Celestin, yabaga i Bujumbura, aramuhamagara yumva niwe. Mupfuma arangije arabwira ngo abana wabyaye nabo ngabo nimunkurikire. Ndashimira Yesu. Twari imbohe sa Satani, Yesu aratubohora. Ariko mwemurikiyeho gato nicyo nashaka. Yesu aratubohora. Ba profete bande bose Imana nishimwe yabahamagaye, ntituzahombere Yesu. Nta muntu ukugize, reka banabwire, hari abantu batekereza ngo yadahari sinabaho, ngo yatabonetse sinakora, ngo uyu nguyu ni umpa imbaraga, uyu ni unshoboza. Ajya kuvuga akavuga iminota 30, akavuga umuntu. Reka mbabwire, Yesu arihagije, izina rya Yesu rihagije, tuzarivuga amanywa nijoro. Ryadukuye ahantu turaribona, twari turushe, twari tubabaye, ariko Yesu araduhagurutsa, aratubwira ngo nimugende nababohoye. Mama aramubwira ngo ufite abana batanu, none uri murambwira ngo ufite 4. Ahita amubwira ngo ufite undi mwana witwa Ngamije Viateur. Mupfuma aramubwira ngo reka mbanze nongere ngerageza, ariko nabonye abantu ufite ari 4. Mama aragerageza, aramubwira ngo gerageza mu miti yawe yose nkuko wanyumvishije amazina, kandi yarasize ndyamye nige twabanaga nyine nige wari umuhererezi we wenyine. Sharaka mbaze mabwire, Yesu arakora. Yesu nimuvuga ngo Yesu arakora. Yeba habawe twabaye tufite inzara iri mu magufuka, tutagira icyo kurya no kwambara, bantu bose bavuga ati mu izina rya Patiri. Ariko sha turiho ku bwa Yesu, turiho ku bwa Data. Ntagira ugukanga, iminsi yawe Imana irayongera,
ntagire ugukanga, imana yawe izaguhagurutsa. ntagire ugukanga, imana iragutegereje. Tera haleluya. ntagire ugukanga, n'ibitari ryarakeye, niba abadayimoni batarakwishe ntacyo bakigutwaye. wageze mu maboko, ntagire ugutera ubwoba. mama arangije amubwira ijambo rikomera, avuga ngo jyeho umva nkubwire, wa muganga wegewe mfite undi mwana witwa Ngamije Viateur, kandangiriza aha mu kanya gatoya. ngo ahita amusubiza avuga ngo mva nkubwire wa mukecuru, uragira ngo unyambure amafaranga twavuganye, mwanya w'uyu mwana kuvuga ko ufite izina ryitwa Ngamije Viateur, n'umuzimu wiwe namushatse ndamubura, uyu mwana ntawe wabyaye. kumbi mama ntihabwa abizi, iyo dukijijwe imana iratwimura ikadutereka ahandi hantu. tera haleluya, tera haleluya. imana irakwimura. mama aje arampamagara, ndamwitaba, arambwira ngo uracyariho. ndacyariho. ntiyamenya ko iyo dukijijwe identite yacu ya Satani imana irayitabura ikatwandika mu kindi gitabo. abarozi ntibakuroge, abagome ntibakubone, bagakubita igakubita, bagakubita igatabara, bagahaguruka imana igahaguruka. tera haleluya. urabwira ngo ndabubohora kuko umwaka w'imbabazi wageze. imana yambwiye ngo mbabwire ngo umwaka wanyu w'imbabazi wageze. tuje kubahuza na Yesu utanga ibiryo, ariko abanje gutanga ubugingo. twese twabaha ibiryo birahari, ariko ntacyo byabamara, nibyo mwariye mwarabyitumye, ariko tuje kubahuza n'ubugingo buzima. Yesu abaha imbaraga zima, abahagurutse. aravuga ngo jyewe icyanzanye ni ukubohora imbohe. naje kubohora imbohe. aho uruhiye Yesu aje yavuze ngo aje kukubohora, aje kukubohora. ntabwo tuje kuvuga ibitangaza n'imirimo Yesu ibyo akora birahagije, aje kukubohora. aravuga ngo kandi naje gukingurira abantu. ahawe wabonaga hakinze, ahawe hari ubuzima bukinze, hari imbaraga zigendana n'abantu b'Imana. mwene data hariya twabanye, aho nayoboraga nahaguruke, hari imbaraga zigendana. hari umuntu wari uturanye na mama Lionel, yapfushije umwana yagusaba amasakaramentu ku Gaturika. agiye amasakaramentu arababura, barayamwima. yari umusuderi, ntiyari umusuderi. umwana twasengeye yari mu rusengero akazuka, utuye wari isera umusuderi, sinzi uko yitwaga. barayamwima. turimo turavuga imirimo itanga. Yesu ntabwo yazanywe n'ibitangaza, yaje kukubanza gukiza. nagukiza urabubaye igitangaza mu gihugu cy'u Rwanda n'amahanga. yewe abanyiri bihe we, imana yagitubwiye tukagira ngo irabeshya. zabakomeza, zabazamura, tutagira ibyo kurya n'ibyo kwambara, ariko indege twazigiyemo, twabwirije ubutumwa, twarariye turahaga, abana barize barakomera. nta jambo imana ivuga ngo rihere, iryo yakubwiye no kurikora izagira gute? izabikora. wowe banza wakira izo mbaraga. bakira gukiza ni iminota. Yesu gukiza ni iminota. arabizi, yari imbaraga yaka, yari umudugudu w'ibitangaza. n'ubu turacyasengera abantu, n'ubu imirimo y'Imana iracyakorwa. abarwayi batagenda imbago baracyazita. ibihe by'Imana sibyo naje kubabwira. naje kubabwira ngo Yesu yambwiye ngo agiye kubabohora, maze mutangire mugende namwe mukorera abandi. Imana ije kubimura aho mwari muri. Imana ije kubimura aho mwari muri. ubuzima mwarimo Imana iraburambiwe. ubwo abadayimoni yabashyizeho abadayimoni, Imana iraburambiwe. ije guca akajagari irabirambiwe. tera haleluya nyikiriza. urashaka kubohoka? urashaka guhura na nyiri ibihe?
shaka Imana guhuza na nyiri bihe ugenga ibihe bantu bakuvaho ukabaho nisunzu umukiza ukomeye niko mwaririmbye cyagiye Yesu singitinya nisunzu umukiza ukomeye niseguye amaboko Yesu singitinya nisunzu umukiza ukomeye yuzwe nezezwa nuko sanyobora nisunzu umukiza ukomeye sinyiyoberwa inzira nyuramo nisunzu umukiza niseguye amaboko yawe Yesu singitinya nisunzu umukiza ukomeye bantu bari bazi ko hano atazagira ubuzima afite imvura yo mu mutima itabanywa n'abantu ariko Yesu amareka bamaze kuhakandagira ibihe bisubiza inyuma utajyaga mu mihango ajya mu mihango ibihe byawe yabisubiza inyuma wadepasa baguciyeho wadepasa bagusize aba waririye yaba kudepasisha tera haleluya Imana yagutera ukadepasa wadepasa bari bazi ko ntacyo wavamo Imana ije kubatungura ko wavamo ikintu wacu hari umusazi baramuza abi Butare witwa Mucikapura ajya avuga ngo inyuma y'umuntu haba hari undi ngo inyuma y'umuntu haba hari undi ngo agenda kwigaho ngo ntugafatire icyemezo umuntu ugihumeka uracyahumeka ngo utere haleluya ushimire Imana Imana si ngombwa mwivugane nawe ahubwo nivugane n'ingorane zawe Imana si ngombwa kwivugana nawe ahubwo nije kuvugana n'ingorane zakuboshe yewe Zerubabeli we si ngombwa ko nkubwira ahubwo Imana iraca kuri Zerubabeli ije kuvugana n'umusozi yewe wa musozi we wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye tera haleluya misozi kuri imbere gira amatwi ubukene bukuri imbere bufite amatwi intambara zikuri imbere zigira amatwi amadeni kuri imbere agira amatwi Imana nivugane n'amadeni n'ibibazo n'imisozi imbaraga zije zigutabare maze Imana ikubwire ngo noneho narangije imisozi yamanutse haguruka tugende tera haleluya wabaye mu buzima butagira ishusho abantu bose bagufasheho ijambo ngo warahise urya imisigi utuntu twa rojyorojyo twa muriture Imana ije kugutereka ibiryoshye ngo wumve uko abantu babaho nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu yemwe abarushye mwe nimuze Yesu abaruhure umuntu ushaka ko Yesu amuruhura nansange hano ngiye gucimbagura umugozi hano cimbagura Imana ikubohore umuntu ushaka ko Yesu amubohora akagenda nansange hano mugire vuba umuntu utarakizwa niwe mpamagaye ndakwereka Yesu abantu bakubwiye ariko tuje Yesu agiye gukora nta bimenyetso yeshaje gukora nta bimenyetso si ngombwa ko guteguza ibimenyetso si ngombwa ko bango nzabikubwira Imana ije gukora nta bimenyetso ngwina kwereka akazi mwigire hirya baba protocol abandi basigare hariya Imana bahagakizi babohore muri izo gereza warasambanye ntiwashirirari warariye ariko byaranze umwuka wawe Satani yaragiye kujyana ikuzimu bakakwicirayo ukazapfura idayimoni ariko Imana ije kukubohora mupfukame hasi bahanuzi bo witeka muhaguruke
bakozi b'Imana muzi Patmos ngwino wakira itorero dore itorero ry'Imana pfukama tuje tukwicira tukukureyo wagiye ngwino tugukuriyo wagiye Satani yakujyanye yakwiciye amahirwe ariko Imana ije kugura amahirwe ya kabiri pasa ngwino wigira hafi sengera abantu b'Imana ndikumva imbaraga zigenda ha ndikumva ibintu bidasanzwe Imana ije gucimbagura muri imivumo y'uwanyu yakaranda aho babazirikiye barababandiye barabaterekera barabajyana imyuka yanyu barayijyanye Imana ije kuyibohora yongera ishyire ku butaka ntabwo musambana mubishaka benshi ahubwo musambana kubwo abadayimoni babaririye ariko tuje kubakura hari abagabo babashingiye b'abadayimoni tuje kubakurayo kugira ngo mugire ubuzima mwomataye na Yesu ababera imbaraga z'impinduka ibihe byanyu birageze Imana ngo ibakomeze abumva bazinutwe icyaha nibazamure hejuru bavuga ngo Yesu natubohore muvuge ngo mwami Yesu tumaze kumva ijambo ryawe turizeye uyu mwanya twandukure mu gitabo cy'urupfu twandike mu cy'ubugingo ingoyi zari zituboshye uziziture ubuzima bwacu buvuye mu gisuzuguriro tugiye mu cyubahiro cy'Imana mu izina rya Yesu Mana turagushimiye muri iri teraniro uri Imana y'imbaraga nyinshi uri Imana y'ubutware bwose iyi migozi yariboshye abantu turacagaguye turamenagura ingoyi zose zibarekure mu miryango irakurwaho ibitavuga Imana biceceke kandi bw'umwijima turaburijwe mu mbaraga z'ijambo ryawe tubohoye imbohe kuko twahawe ubwo butware mu izina rya Yesu turababohoye turababohoye izi mbohe haba n'abanyabugingo uhereye imivumo yo mu bisekuruza tuyikuje rekura ubu bwoko bugende mu izina rya Yesu rekura ubu bwoko bugende rekura ubu bwoko bugende rekura ubwoko bw'Imana bugende rekura wambaye rekura wakarande we rekura wabisekuru tubacomokoye mu butaka tubacometse mu butaka bwo kwa Aburahamu tubacomokoye mu butaka bw'ibisekuruza tubacometse kwa Aburahamu tubacometse kwa Kristo muri uyu mugoroba bimenyekane mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu haleluya umukozi wawe watumye mwana haleluya mushumba watumye hano haleluya ijambo rirabohoye haleluya asohoje umugambi wawe haleluya asohoje umugambi wawe haleluya reka babera bawe haleluya bandukurwe mu rupfu bandikwe mu bugingo uhereye nonaha ubugingo bwabo buhishanwe n'ubwa Kristo kubikoze mu izina rya Yesu amen ukomere Imana amashyi mwese abicaye n'abari hano ndashaka amashyi kwa Yesu ndashaka amashyi kwa Yesu mwongere Imana amashyi abicaye n'abahagaze turashaka kubohora umwuka ukugendaho wowe wicaye aho wabaye mu buzima bwo kubohwa urasenga ariko wanze kubohoka hari imigambi abadayimoni bagufite ntabwo bakurekura atari amaraso y'imbaraga haguruka tugusabire kuwiteka Imana icimbagura iminyururu yose umaze imyaka ushakisha byaranze uyu mujyi ugiye kuwutagangariramo uyu mujyi ugiye kuwutagangariramo Pastor Claude fata mikrofone duheshe umugisha abantu b'Imana ubuzima agakiza nababwiye ngo ni ibintu bitatu nimwe muhagaze muhaguruke
muhaguruke natwe twese duhaguruke. gakiza ni ibintu bitatu Claude. Yego. Ni agakiza gakiza ibyaha, Ibyaha ni agakiza gakiza imivumo, ni agakiza kabohora, kakabohora, agakiza indwara. Yego. Tugomba kubohoka tugakira. Jesus, hallelujah. Yesu ntakiza igihande kimwe, Yego. ikindi gihande aragikiza. Yego. Hari ibihe Imana iguteguriye. Amen. Ya. Ndumva nta muntu n'umwe twemerera ko atahana ibibazo yazanye. Hari uwemera ko Imana yabisigarana akamuha ibisubizo? Ababyemera ni batere haleluya imbaraga cyane. Mbere yuko ngira ikindi kintu cyose nkora, mwanyemera tugakomera Pastor Ngamije amashyi menshi ko yemeye gukorera Imana. Tukaba tubonye abakobwa beza bagiye gukorera Imana mu buryo budasanzwe. Aka kanya nta mukino urimo, noneho tugiye kukubohora byanga bikunda. N'akari karasigaye, nimba umurozi wakuroze yarazamuye ukuguru kw'iburyo akuroga, njyewe ngiye kuzamura yombi urogora mu izina rya Yego. Oh my God. Reka mbabwire, nyuma y'iki giterane tugiye kumenya ko twateranye n'Imana. Umyumva navuga amina imbaraga cyane. Amen. Ngiye kuguha umunota umwe wo gusenga. Nguhaye umwanya ungana ute? Wenyine ugiye kwitabariza. Nurangiza ndahita nzamukiraho. Mbega iminyururu igiye kukurekura, mbega abadayimoni b'iwanyu bagiye gutwikwa, mbega ibitangaza bigiye kugukurikira. Ninde wabanza agasakuriza Imana avuga haleluya? Haleluya. Pastor avuze wa musazi w'Ibutare ngo inyuma y'umuntu haba hari undi muntu. Ndakurahiye inyuma yawe uyu munsi Imana yohereje Pastor Ngamije. Umurokore unyuma navuge amina cyane. Nyuma yawe nanjye Imana yantumye. Niyo mpamvu ntabwo naje nambaye ikoti kuko nari nzi ko ndi bukora akazi. Ndakurahiye bankingira uriya muryango maze abazimu tubatwike tubatagangaza, maze mugende muri abantu babohotse mu izina rya Yesu. Batagangare. Bagire bate? Batagangare. Ariko ko mutabivuga neza, bagire bate? Batagangare. Igihe cyawe cyo kubaho nawe kirageze, bwa ngo kirageze. Nguhaye umunota umwe wo kwitabariza, hanyuma mbona uko ntangira gusenga. Ngaho amutabaza nkuko yari wa mugabo, musubire mu myanya yanyu. Hanyuma baza kubabwira itangazo nyuma. Mwibuke yuko Bartimayo baramucecekesheje yanga kuceceka, ni nabyo byamuviriyemo gukira burundu. Umunota umwe wonyine, musubire mu myanya yanyu. Bwira uwo mwicaranye cyangwa muhagararanye umwanya, space, ngiye kwitabariza. Hanyuma ndaza gusubiza Pastor Ngamije mikro kuko yayimpaye, ariko hari umuntu ugiye kubohoka. Iyo ngira ugiye kubohoka witeguye yari gutera haleluya imbaraga cyane. Reka nkubwire ntibazakubeshye, ubutabazi ukeneye buri ku rurimi rwawe. Nimba ufite ururimi ruvuga ugiye gutabaza nk'uko Bartimayo yatabaje. Hanyuma nyuma y'iyo munota Yesu arahagarara ahamagare Bartimayo amubwire ngo genda, guhumuka kwawe urakubonye mu izina rya Yesu. Tangira usenge mu izina rya Yesu. Kala prosokotoko yaba ko ntarakumva usenga, ko ntarakumva usenga, ko ntarakumva utabaza. Ku mwanya wawe wo gutabarwa ari nonaha, ku mwanya wawe wo gutabarwa ari nonaha. Ntabwo ndakumva. Reka kongorera, reka kongorera, reka kongorera. Bwira Yesu, bwira Yesu mwana wa Dawidi, mbabarira. Mubwire cyane ngo mbabarira. Ese kutaravuga ugira ngo ndabikuvugira nyabyo? Ni wowe wabivuga neza. Abashoboye gusenga bakoma amashyi babikore, ariko dusenge mu izina rya Yesu. Tabaza uwo Yesu ari bugufi bwawe, ari hafi yawe, akeneye kukumva. Haleluya.
Saka. jina la Yesu Kristo, Yakarabakaka. kwa jina la Yesu Kristo, Yakakato. kwa jina la Yesu Kristo, Yaramaba. kwa jina la Yesu Kristo, Yerebe. kwa jina la Yesu Kristo, Yarababa. kwa jina la Yesu Kristo, Yes. kwa jina la Yesu, Yes. kwa jina la Yesu, Yes. kwa jina la Yesu. Hey! Yego. Satani uhuye n'akaga muri iri teraniro. Yego. Wambaraga mbi uhuye n'akaga. Akakanya. Tuguteye umwaka muri uno mugoroba. Akakanya. Uhuye n'umwaka ukomeye. Nkoreye mu kirere. Abantu baragucitse. Cy'amavuta yakoreshaga Filipo. Filipo iyo byasabaga ko aguruka ngo agira ahantu agera, Haleluya. yagendaga mu muyaga w'Imana. Akakanya ndagurutse. Haleluya. Ngeze aho baguhambiriye. Haleluya. Akakanya ndagurutse. Ngeze aho baguhambiriye. Yego. Akakanya ndagurutse. Yego. Ngeze aho batabye izina ryawe. Yego. Akakanya ndagurutse. Turikuyeyo. Ngeze aho bagutabye. Turikuyeyo. Umva, ndagutaburuye. Yego. Abarokore batavangiye mukurikire, ndagutaburuye. Yego. Ubutunzi bwawe ndabutaburuye. Yego. Iterambere ryawe ndaritaburuye. Yego. Amahoro yawe ndayataburuye. Yego. Izina ryawe ndaritaburuye. Yego. Ndabitaburiye mu izina ryawe. Umva, ugiye gutera haleluya zirindwi zonyine zigaragaza umwuzuro w'ubumana. Ndakurahiye ibyo utabashaga kugeraho urabigezwaho na Yesu. Ibyo utabashaga kubona urabiboneshwa na Yesu. Abarokore babaye ikivuga amina cyane. Amina. Haleluya zingahe tugiye kuzitera. Nushaka usarare, Imana iraguha amavuta ujye kugura ubuki mu izina rya Yesu. Abamyumva nibavuge amina cyane. Haleluya ya karindwi turaza gukoma amashyi tuvuze impundu wa celebration. Ibyuma biradufasha. Ni haleluya ya karindwi. Ku ya karindwi nibwo ndi busubize mikrofone umukozi w'Imana. Ngiye kubara rimwe kugeza kuri gatatu. Haleluya ya mbere tuyitere. Abazimu bamenye ko twayiteye. Ijuru ryakire ko twayiteye. N'uwo mwicaranya bimenye ko wahageze. Rimwe kabiri gatatu. Hallelujah, 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 hallelujah. Rimwe kabiri gatatu. Hallelujah, 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 hallelujah. Rimwe kabiri gatatu. Hallelujah, 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 hallelujah. Rimwe kabiri gatatu. Hallelujah, 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 hallelujah. Rimwe kabiri gatatu. Hallelujah, 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 hallelujah. Iya gatandatu rimwe kabiri gatatu. Hallelujah, 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 hallelujah. Iya nyuma witegure. Yeriko zigiye kuriduka. Abazimu bagiye kukuvira mu nzira. Ibitangaza byawe bikugereho. Bitegure rero. Rimwe kabiri gatatu. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Amashi kwa Yesu. Karabaye. Tera haleluya nanone cyane. Amen, amen, amen. Hey. Vugira imbere ya Yesu ngo ndabohotse. Kora ikimenyetso cyo gukata. Vuga ngo ndabohotse. Ndabohotse. Bohotse imizimu y'iwacu. Ndabohotse. Bohotse imizimu banyanduje. Ndabohotse. Bohotse iyo banterereje. Yego. Mbohotse ku bintu byose. Ndabohotse ku bintu byose. Hoberanye n'amaraso ya Kristo. Bohotse ku bw'amaraso ya Kristo. Hoberana n'amaraso ya Kristo. Bohotse ku bw'amaraso ya Kristo. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
tugihagaze ntabwo ibintu bya Yesu ari ibintu by'amagambo, ni ibintu bikorwaho, ni ibintu bifatika, ni ibintu bifatika. Ntabwo ari ibintu by'amagambo, nta morale twazanye. Twaje kubabwira umugabo w'imbaraga, twaje kubabwira umugabo watsinze imbaraga za Satani, twaje kubabwira ko yababohoye. Umuntu wumva nyeganyeza ahantu waje urwaye, wowe nyeganyeza. Ntabwo ibintu turimo tuvuga ari ibyo siyansi temera. Nyeganyeza ahantu waje urwaye, ni wumva ukiharwa nyeganyeza, ni wumva ukiharwaye uzamura ikiganza. Wowe nyeganyeza, ndabizi ko waje hari aho urwaye. Wowe nyeganyeza, ndakubwiye ngo haye itangazo. Wowe nyeganyeza aho waje hakurya, ni wumva hakikurya uze hano. Ndababwira ngo Yesu ukiza yari ari hano. Mu ijambo ribohora yabohoreye rimwe, mu ijambo ribohora yabohoye indwara, mu ijambo ribohora yakuyeho indwara. Tera haleluya zo gukira. Data wa twese we. Hano hari umuntu wari urwaye mu mwanya w'ibanga, tutinjira ahantu hatandukanye. Wowe kora ikimenyetso wumve gusa. Ndabizi ko ibimenyetso wabyumva guhagaze cyangwa wicaye, ariko hari imbaraga zikata zakase, hari imbaraga zakase. Niba ikimenyetso, niba hari urwaye nazamura ikiganza. Ndabizi ko Mwuka w'Imana yararaha. Nuriya gusa mwenyine mwazamuye. Ngwino wenyine, wowe ngwino hano mukobwa, wowe wazamuye ikiganza ngwino hano. Wabeje ngwino, wowe ngwino, tambuka. Yesu arakora. Ndababwira ngo Yesu dukorera arakora. Tugendana n'ibimenyetso by'Uwiteka ko Yesu akiza. Oh data we, Fashe inanga yanjye ndirimbe, gutuye neza yo wangiriye. Mutima wanjye wuzuye ishimwe, kubw'ibyiza wankoreye. Wowe reka, hari umuntu wabanje kuzamuka. Ngwino hano, uretse gatoya. Sani iyo mikrofone. Mwebwe mufataho umurwaye, ndabizi kukira. Urwaye iki? Wumvaga ibimenyetso? Magacupa k'amazi aho ngaho hafi. Sana yibonye nta kibazo gihari, arayonanywa. Zana agacupa k'amazi. Mwami Imana yacu mu izina ryera rya Yesu Kristo w'i Nazareti, wowe uhumanura ukoresheje icyondo cyawe, ukoresheje ubundi buhanga. Aya mazi nyahuje n'amaraso ya Kristo, wakize infection yo mu maraso. Amen. ama infection yose yibwiriza. Haleluya, haleluya, haleluya. Zamura, wowe ngiye gusenga, tujye gufata ahantu urwaye. Nta kindi kimenyetso. Uwiteka afite imbaraga zikomeye. Haleluya, haleluya. Uyu mwana wawe ni kibazo n'ukudahumeka, sicyo kira? Yego. Fata ahantu urwaye, uwo mwanya urashize. Ibi ntabwo indwara Yesu yigeze azitindaho. Mwayo mazi ikomeze uyanywe. Genda wicare, uraza kuva hano uze kubwira mama pasteur, wumva ibimenyetso by'imbaraga. Uwiteka uzagaruka uje gushima. Abakijijwe, uru n'urusengero, aho mwegereye muzajye kuhasengera, muzatangira inyigisho z'umubatizo, mwigire umubatizo, Uwiteka binjize mu ruhande rw'itorero. Fata hano urwaye, mu izina ryera rya Yesu Kristo w'i Nazareti, turirukanye, ndategeka izi ndwara, turatesha agaciro, turarimbuye, Nazareti, shapira, Nazareti, rekura, izina Yesu, izina Yesu, Yesu, chotapika sala otakipo, sela power, sela power, sela power, sela power, sela power, sela power, sela power. Imbaraga z'abashimu, imbaraga z'abadayimoni, imbaraga zifata mu nda, imbaraga z'ikuzimu, rekura
ngwino hano nibaguye mikrofone tubwira warurwaye mufataho mwari murwaye kugira ngo ugire warurwaye he nari ndwaye mu nda ibintu byajyaga binjya mu mukondo niko mvuze mu maraso ya Kristo ntabwo indwara turategeka ntabwo dukora nta bihe tujya n'indwara kanda aho urwaye umbwire yari kubi yanjye urumva hakurya se oya wirira urumva hakurya oya mukomere Imana amashyi n'Imana ibaho yataba fata ahantu we warurwaye jya kwiyicarira nta fata aho warurwaye ugende wumve abari barwaye imigongo ni bande ngwino hano utu ni toto imbago zirahaba Yesu unama balance unama niko mvuze unama apana kunama si ugupfukama haguruka uname gutya unama kora hasi ku birenge zamuka ongera kesan al obef zamuka neza urumva hakurya Yesu Kristo kandi wasitoki asai kora icyo utakoraga turebe yataba maraso ya Yesu genda uzatange ushaka kujya hehe n'amaguru iyo nkoze urugendo rurerure inyama yo mu kibuno irasohoka n'abadogiteri banyandikiye kubagwa ariko mbura amafaranga kihe se kihe wowe urashaka kujya hehe ejo ngo uzagende ubwire abakozi b'Imana hano babwire uko byagenze ndashaka kuzajya gusengera ahantu bita ku ibuye Bweramvura ariko kujyayo birango Bweramvura uzazinduke ejo ujyeyo nugwa mu nzira bazatumenyesha Imana iragukijije genda mufataho umurwaye dushima Imana Mana turagushimiye kugukije abarwayi mu izina rya Yesu turagushimiye Mana imirimo itangaje ukoze turagushimiye Kristo yawe itangaje Yesu Kristo rekura pena ando kistam jina la Yesu hina ya maguru elance ngaho hina ya maguru yawe hina ya maguru wumve hina ya maguru wumve sano kora kano kameze gutya ngwino hano witubwira ibintu byinshi nagwe mikrofone atubwira nari ndwayemo igisebe ntabasha no gukandagira ariko ndi gukandagira mukomere Imana make nta komera Imana amashyi y'ifaya haleluya haleluya Yesu abaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo twese nk'itorero munyemere tuzamure cyane haleluya 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 amina yataba maraso ya Yesu Jehanamu yari kubi yanjye yataba maraso ya Yesu yataba maraso ya Yesu yataba maraso ya Yesu Jehanamu yari kubi yanjye dukomere Imana amashyi kubw'ibitangaza ikoze nonaha murakoze cyane tugeze muri cya gikorwa nyirizina intego y'uyu munsi tugiye kuyigeraho icyihutirwa si iki kiganza cyakira ahubwo icyari kibabaje kirakoretse iyo ubonye Imana uba ubonye ibintu bikomeye uyu munsi tuwutegura intego kwari ugukuraho imyuka ya karande imyuka ituma mudashyikira ibitutsi babatutse akato babahaye ababishimye hejuru ko kwa runaka nta cyiza cyahaturuka ngo niwo muryango ubyara ibinyendaro intego yagezweho ni nayo nkuru dukubitira Imana amashyi tuyishimira ko intego yagezweho amagambo ndi kuvuga ndi buyavuge protokole izana bya bitenge
murebe ahantu mu bipanga hano. Ibyo mvuga ndabivuga, protokoli iri kubizana, ariko ndagira ngo mbanze nshimire cyane. Ntaragira icyo mvuga, ejo hari umumama wantegeye hariya, musezeranya ko saa 9 antegera ku muryango. Afite akana bateye inda gafite imyaka 14. Ndamubwira ntuzantegera ku muryango ejo mpuwo mwana, ariko ninjiye mbere y'izo saha. Waba uhari wa mumama we? Yego ni wowe, hani wowe. Mpako kana mbanze nkakozeho ikiganza kanzanire ko kana kawe bateye inda gafite imyaka 14. Banzu kanzanire, naraye ndira amarira menshi kubwako kana katewe inda gafite imyaka 14. Ntabwo amahirwe yawe yavuyeho, wabyariye igihugu, ubyarira Imana. Ubu twita zakomera. Komeza umunzanire hano, numara kumugeza hano wisubirire mu mwanya wawe. Ntabwo dufite ibintu byinshi byo kubaha, nta kintu twabona twabaha, ariko Imana igiye kubaha. Ndagira ngo mpindukirire babakobwa banjye, mbanze mbaze mubitereka aho ngaho, aho ku mabafure, mubitereka aho ku mabafure, mubivane mu bipange, mubivane mu mabase, no mu mifuko, mubipanga aho ngaho. Mugerageze uburyo mubipanga neza. Twagerageje kubidekora nkuko Imana yabadekoye igiye kubadekora. Ndagira ngo mbanze mbaze nsabira umugisha, mbanze nsabira umugisha mu isengesho rikomeye muri mwebwe batewe inda zitateganijwe. Abo twari kumwe kuwa 5 n'ejo kuwa 6 muhaguruke muze hano. Abo twari kumwe kuwa 5 no kuwa 6 muze hano, muze hano. Ndi kuvuga bari bahari kuwa 5 no kuwa 6. Muri discipline gake gake, nimudakwirwaho mugumaho ngaho. Abari bahari kuwa 5 no kuwa 6, kuwa 5 no kuwa 6, nimutakwirwa mugende na hariya, muhagarare hariya. Protokoli mfashe, mugende mwitonze, mugende mwitonze. Protokoli mfashe, murakoze. Muhagarariraho mugeze, muhagarariraho mugeze, muhagarariraho mugeze. Ndacyashimira cyane abantu bamfashije kino gikorwa, harimo Dorcas Ministry yakoresheje imbaraga bafite, harimo Aline Nibigira, harimo famiye yanjye. Nta bushobozi dufite bwo kubaha ibintu byose dushaka, ariko ubushobozi ku Mana burahari. Ndagira ngo nsabe nkomeje nkuye ku mutima abantu batuye mu mudugudu wanjye w'Amasangano duturanye muri Kabuye, abantu duturanye mu mudugudu w'Amasangano. Ubuyobozi bwose uyu munsi bafite urugendo, bari kuri Muhazi. Bari bambwiye ko saa 12 baba bageze aha. Ku munsi wa mbere bari bahari abayobozi banjye bo mu Masibo. Iki gikorwa barakizi. Dufite n'ibindi twaganiriye tugiye gukorana mu mudugudu ntuyemo w'Amasangano muri Kabuye. Ndagira ngo abantu bari muri uwo mudugudu w'Amasangano muri Kabuye muzamure ibiganza, muzamure ibiganza, muzamure ibiganza. Babakomera amashyi, babakomera amashyi, babakomera amashyi. Mwankundira aba bantu batuye mu mudugudu ntuyemo muri Kabuye, baturutse muri Kabuye mu Masangano, mukabampera umwanya hariya bakaba bicaye. Mugerageze mujye hariya, hanyuma abandi bataturutse aho ngaho muze hano inyuma. Mudugudu w'Amasangano, abiwacu mujye hariya, mwicare hariya. Abiwacu mujye kwicara hariya. Amasangano yanjye mujye kwicara aho ngaho, babaho umwanya neza mu mutekano, muri discipline, ntihagire umuntu bahungabanya. Intego yanjye nuko mwishima, ibitwenge mutasetse, nje gufatanya namwe kubiseka. Agahinda mwagize karangije guta agaciro, uwabarwanije ntazongera.
inda mwatewe nta yindi izongera kubaho, mugiye gushakwa. kandi abantu badukurikiranye online, ndabizi ko hanze muri Amerika nta bagore beza bahaba, mutangire murambagizemo hano. abo muri Amerika, Canada, Oceania, abankurikiranye online, ndabizi ko aho muri ibyo bihugu nta bakobwa beza bahari. mube mutegura indabo, ngaba abakobwa bazima banabyara ariko utazirirwa usengera urubyaro, ngaba abakobwa babyara. abantu b'iwacu mubanze mutekane, mubanze mwicare mutekane. aho ni haba hato, mube mwicaye aha ntacyo turabihindura. yego abantu b'iwacu mu mudugudu wanjye mumfashe di protokole, kuko abayobozi bo mu masangano bari kuri Muhazi bagiye mu gikorwa cy'umurimo, babimbwiye abasagutse bicara aha ngaha mube mubicaje aha, mutuze mutekane, kuko hari ijambo nshaka kubanza kuvuga ku bantu b'iwacu mu masangano. mwicare mudasakuza, mutuje muri discipline, mujye kwicarana hariya abandi bari bicaye, muri discipline nziza. kandi igikorwa cyose ndagikora mwamaze kwicara. n'ijambo nshaka kubabwira narivuze, nimwe ndi buhereho mvuga ijambo ry'umunsi. nta muntu utuye mu mudugudu w'iwacu usigaye aha. yego muzi ijambo nshaka kuvuga, kuko nimwe mfura zanjye, nimwe baturanyi banjye, hagomba kujyaho akarusho k'abaturanyi banjye. ndagira ngo mwicare mugubwe neza, ngire ijambo. ntabwo wicaye ntuvunike, ntuhungabane. hano harimo umwanya, genda wicarire hariya ikobwa yanjye, igikobwa cyanjye yicarire hariya, harimo umwanya. mwicare neza mbahanurire icyo Imana yantegetse gukora cyabaye. mwicare neza. murakoze cyane. ndashaka no guhamagara abantu batumye uyu mwuka unzaho cyane. nari nsanzwe mfite muri telefone, nabwiye abantu batumye iri yerekwa rikora cyane. ndashaka kubaza umwana witwa Iradukunda, bamwita mama papi, waje mama papi Iradukunda, aze hano, azwi kuri mama papi. aba batewe inda bafite imyaka 10 baratinyuka banterera inda, abana bafite imyaka 10 n'ingahe. Iradukunda Jacqueline, Mukeshimana Janvier, Kimana Josiane, Christina, Nyirasenge Yumva, Batamuri Zarine, Clementina, Naze, Iradukunda Brigitte, Nikuze Fiona. aba nsanzwe mfite umubabaro wabo, harimo abo nsanzwe mfasha mu ibanga, harimo abo nsanzwe menyera ibikoma by'abana, menya kubabwira ijambo ribasetsa. murakoze cyane. iki gikorwa ndagifashwamo n'abapasiteri bicaye aho ngaho, mama Fazili, mwarimu Pridasien, abapasiteri baraha, muraza kumfasha. mushyitsi wanjye Kamanzi Claude, mushumba wanjye, mugabo wanjye, muze hafi aha. ariko hari ijambo iryibanze nshaka kubwira abantu bo mu mudugudu wanjye. nabatekerejeho kuko nimwe mugiye kubana nanjye cyane, kuko ndi hafi yanyu. navuganye n'ubuyobozi gitifu, twaraganiriye kuwa kabiri saa 9 nari mu biro bye, musaba uburenganzira bwo kwakira aba bana muhetse batewe inda z'inda, bavutse mu buryo bavuga nyine ngo ni ibinyendaro, nubwo ntabikunze. aba bana banyu ndetse n'abandi bana bari mu mudugudu narabisabiye uburenganzira, barabumpaye ko ngiye gushyiraho irerero
yewe n'umugabo wanjye n'abana tukajya tubatekera igikoma cyujuje intungamubiri n'ibiryo birimo amagi, amafi n'indagara. Barabinyemereye. Hirya y'ejo mvugana n'umugabo wanjye naramubwiye nti ugerageze unshingira itente hariya mu rugo ni runini, abana bazajya bajyamo, ni jyewe nzajya mbagaburira rimwe mu kwezi. Arambwira ati reka atari kwa mama Lionel nawe, ati umuntu uri mu mutuku wamugaburira rimwe mu kwezi se akazawuvamo vuba? Ati reka ati hoya ati turaza kubyigaho dushaka indi minsi dushyiramo. Imana imuha umugisha ashyigikira iyerekwa ryanjye. Rero aba bantu bo mu mudugudu w'Amasangano, kubera icyo gikorwa ngiye gucomekaho cyo kugaburira abo bana banyu, kandi sinshaka kubona bari mu mutuku gusa, n'abamuhetse mukikiye bemerewe kujya baza bakarya igi ritogosheje n'ibindi. Imana izabidushoboza kandi n'abantu banjye bazabimfashamo. Niyo mpamvu navuganye n'abayobozi ko mwebwe nk'abantu b'iwacu hari akandi kantu kibanga muzabona navugiye aha, nzongeraho ndaza kubatangariza umunsi tuzahurira ku biro by'akagari, kuko mwebwe mugiye gufata ibirenze ibimubonera aha ngaho. Munkomera amashyi. Kandi ikindi kiyongereyeho, ndabizi neza ko hashobora kuzamo imico ntavugiye hano. Sinyivugiye aha kubera impamvu z'umutekano w'abantu bafite iyo mico. Umuntu uzabakumira, yaba umuyobozi w'isibo, yaba umuyobozi w'umudugudu, mukabona ntabitayeho, nimero yanjye irazwi, nta kinyamakuru itariho, wemerewe kumpamagara ukambwira uti mama ko jyewe mbona batarimo banyandika, nkaba mbona batanyitayeho, nka mama uramfasha iki? Uremerewe jyewe kunsanga ukambwira uti ndabona batari kunkurikirana ngo banshiremo. Urabisemerewe, kuko twebwe hirya y'ibi tugiye gukora turi n'abakozi b'Imana, dufatanije n'Imana data arakora natwe tugakora. Ntabwo tuzemera ko mugumye guheranwa n'agahinda, nta nzira zijya indera muzinjiramo murwaye agahinda gakabije. Ntihazagire ubaka akantu kugira ngo mungereho. Kirazira, ntihazagire umuntu ubabwira ngo zana katukwandike. Nimero yanjye ya telefone muremerewe kuyifata mukancaho mukavuga muti ni jyewe wa wundi. Kandi umuntu wese muzumva aho ari utaramenya aya makuru kubera ko nta telefone afite, kubera ko agiye gusura imiryango, ni karibu. Ndaza gutangaza umunsi tuzahurira ku kagari, tugahita dushyiraho iminsi ihoraho yo kujya mufata ku nshyushyu. Iki gikorwa ngezeho umutekinisiye amijwi, ntabwo polisi yantwara ndimo mvuga ibintu bisa bityo. Mijwi ngeze ku gikorwa Imana na leta bishyigikira. Yego, ndatangaza umunsi, nihashira iminsi 2 batarababwira umunsi, jyewe uzampamagara uwo munsi uwumbaze. Ni umunsi nzabatangariza iminsi yo guhoza ka gashyushyu mama wanjye yambwiye kunywa ku gikoma uhoreza umwana nawe wumva. wumva ko kakoze. Tuzajya tugira iminsi mu abana gusa, abana abuzukuru banjye gusa. Nshyiramo umunsi namwe muzajya muza, tubanza tubyine igisirimba, tunywe igikoma, tunarye. Hanyuma ikiyongereyeho, hano haba amasengesho buri wa kane, sibyo muyobozi wanjye? Icyumba birirwamo buri wa kane. Njye mbabona ku ntebe ya mbere, tugiye gufata umwanya wo guhamagara abagabo bafite inoti babashake. Buri wa kane tujye duhurira aha ngaha. Ikiganza Imana yarakimpaye,
umugisha ukaza. Ikiganza Imana yarakimpaye gisaba ibintu bikabaho, tujye duhuriraho ubundi dusangire igikoma. Ibikombe n'ibimbana bike nzajya mbabwira buri muntu azazanye igikombe. tugiye gutaha amakwe yikurikiranye cyane. Hanyuma ubonye sheri bwa mbere nigiye uzajya ubihesha umugisha kuko hari abari inyongoreye nimugoroba barambwira bati jyewe ku cyumweru bazanyerekana ati kandi Imana impaye umugabo ufite imodoka niyo nabo nshaka. Nta mukwe wa rojyorojyo nshaka hejuru y'agahinda mwagize. Nta mukwe upfundikanya nshaka, ndashaka abagabo bafatika. Rero murakoze cyane, ndagira ngo mwisukumeho gakeya, mwigira inyuma gato, mwigira inyuma mwitonze. nimubona mbasabe, nimubona aba bantu bahagaze hano bitabakwiriye, niko byabonetse hano. Nimubona hari uwo utakibonye akabona ntikimugezeho, nibwo bushobozi turamwandika kuko iki gikorwa kirakomeje mu ntara z'igihugu. Ndava hano mu cyumweru gitaha ntangaza intara kizakorerwamo. Ndashaka ko Noheri igera intara zose z'igihugu nzizungurutsemo nungwanye uyu mudayimoni. Yego, ndagira ngo ababishinzwe mutangire mu bampere, buri muntu mutangire mu bampere, babandi mpora njya kureba, babandi nsanzwe n'ubundi mbigikoma, iyo babandi banje mutangire mu bampere. Mudufashe ntabwo wasoma ngo nabibahe. Yego, umva Pastor Claude inama ari kukugira, kamatamo bimwe bahere hariya. Mukeshimana Janvier, Mama Beyonce ari he? Hawaje ubwo ntahari, tuzamuha ubutaha. Kimana Josiane nguriya tambuka umuhereze. Nyiransenge yumva Christine nuwuhe? Nazamure Christine. Batamuriza Aline, Mukanoheri Clementine, Brigitte Iradukunda, Fiona Nikuze uwuhe? Abo ni babandi nahoraga njya kureba. Ibindi terura bahereze vuba vuba, dukoresha igihe neza. Terura uhereze, terura umaze gufata tambuka agenda, mubikore vuba neza. Uwiteka abaha umugisha. Iki ni igitenge cy'ubuhanuzi buvuga ngo injira mu rugo rwawe, injira mu rugo rwawe, injira mu rugo rwawe, injira mu masezerano yawe, injira mu rugo rwawe, injira mu masezerano yawe, injira mu masezerano yawe, injira mu masezerano yawe, injirayo, injira mu masezerano yawe, injira mu cy'Imana yavuze, injira mu cy'Imana yakuvuzeho, mwinjire mu by'Imana yabavuzeho, mwinjireyo mu by'Imana yabavuzeho. Mutinde kuri utwo twana twakorewe ihohoterwa dufite
14 n'itanu n'itandatu guhera ku myaka 19 kumanura, mutinde kuri utwo twana, mutinde kuri utwo twana. Nundi munsi ntihazagira umuntu wongera kubahohotera. Dukumiriye iri hohotera, dukumiriye uyu mwuka burundu, uyu mwuka nucike burundu. Ibi biganza biri kubaha byarasizwe, ibi biganza biri kubahereza byarasizwe, ibi biganza byarasizwe, ibi biganza biri kubaha byarasizwe. Mwakira umugisha uvuye ku Mana, mwakira uwo mugisha uvuye ku Mana. Ibi biganza bibahaye, Imana igiye kubaha n'ibindi. Imana ikomeje gukora umurimo muri mwe. Hirya y'iki gitenge hari ukwiga imishinga, hirya y'iki gitenge hari ukugira urugo, hirya y'iki gitenge tugiye gushaka ababafasha kubona aho mukura amafaranga babashukishaga. Hirya y'ibi ngibi, hirya y'ibi ngibi, abo basigaye bitagezeho niho ubushobozi bw'abantu bo mu yindi midugudu itari yanjye bugarukiye. Ubushobozi bwo mu midugudu ntatuyemo naha bugarukiye. Imana izakomeza kunkoresha kuko abantu bari kumfasha iki gikorwa hamwe n'umugabo wanjye ubwo arabyumva. Umushahara w'uku kwezi arawuma, ubwo bivuze ko umushahara agiye kubona uku kwezi Papa Lionera ugiye gukorera muri uku kwezi urayampa, nanjye ayo ndi bukorere turakomaho. Hanyuma aba bantu basigaye bizaca n'ubundi kuri Radio Rwanda nk'uko byahanyuze, bizaca ku zindi mbuga nkoranyambaga. Intara ngiye kongera gukoreramo iki giterane, aba basigaye nibo nzaheraho. Mubanyandikira aba basigaye batarabi wacu, intara ngiye gukoreramo iki giterane, abasigaye batarabi Kabuye, uyu mumama arabanshirira kuri liste. Intara ngiye gukurikizayo kuko za Musanze ndaje, za Rubavu, amajyepfo yose, aho hose ndaje, za Cyangugu yo Rusizi, aho hose ndaje. Mumfashe turwanyire ihohotera rikomeje gukorerwa abari b'u Rwanda. Igihe muzumva natangaje aho iki giterane kigiye gukurikiraho, aba bacikanwe batarabo mu mudugudu wanjye muzambwira nibo nzaheraho. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Nongera kubwira abo mu masangano ko kuwa kabiri tuzaba twatangaje umugoroba wo guhurira ku kagari, tukanoza ya minsi na ya masaha y'ibintu Imana igiye kunkoresha muri uyu mudugudu Imana yanzanyemo. Imana ibaha umugisha. Turagira ngo twakire umuyobozi wa gahunda atubwire igikurikiraho. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Umuyobozi wa gahunda aze atubwire ikindi kintu gikurikiyeho. Karibu cyane, karibu karibu karibu. Ntabwo aya mashyi akwiriye Imana yacu ku gikorwa kivuye ahangaha. Amashyi menshi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mama Lionel na ministeri, Imana ibaha umugisha. Hari umuvandimwe twabonye hano kandi turamukunda cyane, dukunda indirimbo ze cyane. Sinzi impamvu yaje akicara ntaze ngo adusange aha, ariko afite akaririmbo kavuga gute harya? Mu buzima mbamo bwa buri munsi, Yesu we ujya umba hafi,
ntusige njyenyine mwami Yesu we ujya umba. Reka duhamagare Ezayi, reka duhamagare Ezayi hano. Imana imumugisha. Reka tukomere amashyi menshi aza. Ayo mashyi ni makeya ariko reka tumwongere amashyi menshi. Haleluya. Amen. 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 Haleluya. Amen. Hanyuma muhore musaba Yesu ababe hafi, sibyo? Yego. Mu buzima bwa buri munsi nubwo ibintu bishobora kuba byaranze ejo hashize, ariko uyu munsi Imana yabikora bikagenda neza. Ababyizera, haleluya. Tugiye kubifatanya turirimba, murayizi? Ubuzima mbamo bwa buri munsi Yesu we ujya umba hafi mu ntambara ndwana za buri munsi Yesu we ujya umba hafi ntusige njyenyine mwami yewe Yesu ujya umba hafi Yesu Yesu we ujya umba hafi Yesu we ujya umba hafi Yesu Yesu we ujya umba hafi Yesu we ujya umba hafi unje ukumbabarire mwami umugaragu wawe ujya umba hafi ntusige njyenyine mwami yewe Yesu ujya umba hafi Yesu we Yesu we ujya umba hafi Yesu we ujya umba hafi Yesu Yesu we ujya umba hafi Yesu we ujya umba hafi uru rugendo rubaye rurerure umutima urakunze umubiri uranze ntusige njyenyine mwami Yesu we ujya umba hafi mu mwijima wo mu nzira mwami Yesu we ujya umba hafi Yesu we Yesu we ujya umba hafi Yesu we ujya umba hafi oh Yesu we Yesu we ujya umba hafi Yesu we ujya umba hafi. Haleluya. Amen. Hari akaririmbo rero nshaka kubatura, sibyo? Kandi mwese mugatware. Mugatware mukaririmbe no mu rugo, sibyo?
hanyuma korasi iravuga ngo ni Yesu Kristo, ni Yesu wenyine ufite uko abigenza bikemera. Ni Yesu Kristo, ni Yesu wenyine ufite uko abigenza bikemera. Ni Yesu Kristo, ni Yesu wenyine ufite uko abigenza bikemera. Ni Yesu Kristo, ni Yesu wenyine ufite uko abigenza bikemera. Ni Yesu Kristo, ni Yesu wenyine ufite uko abigenza bikemera. Ni Yesu Kristo, ni Yesu wenyine ufite uko abigenza bikemera. Tumuzamurire amaboko Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni Yesu. Guhitamo neza n'uguhitamo Yesu Kristo, kugenda ntuyobe n'ukuyoborwa nawe, kujyana n'utagusiga n'ukujyana na Yesu, kwambara neza n'ukwambara imico nk'iya Yesu, kuganira n'utakumvira ubusa ni Yesu gusa, ni Yesu wenyine. Guhitamo neza n'uguhitamo Yesu Kristo, kugenda ntuyobe n'ukuyoborwa nawe, kujyana n'utagusiga n'ukujyana na Yesu, kwambara neza n'ukwambara imico nk'iya Yesu, kuganira n'utakumvira ubusa ni Yesu gusa, ni Yesu wenyine. Ni Yesu Kristo, ni Yesu wenyine ufite uko abigenza bikemera. Ni Yesu Kristo, ni Yesu wenyine ufite uko abigenza. Twese haya, ni Yesu Kristo, ni Yesu wenyine ufite uko abigenza bikemera. Ubwo yababajwe kandi bikomeye, Yesu abasha no gutabara abageragezwa bose. N'umugwaneza Yesu kandi yoroheje mu mutima, umwami yo niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, nyamara ntibirikomeza imfuruka ni Yesu. Ubwo yababajwe kandi bikomeye, abasha no gutabara abageragezwa bose. N'umugwaneza Yesu kandi yoroheje mu mutima, umwami yo niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, nyamara ntibirikomeza imfuruka ni Yesu. Ni Yesu Kristo, ni Yesu wenyine ufite uko abigenza bikemera. Ni Yesu Kristo, ni Yesu wenyine ufite uko abigenza. Tumuririmbe. Ni Yesu Kristo, ni Yesu wenyine ufite uko abigenza bikemera. Tumuzamurire amaboko Yesu. Haleluya, haleluya. Ni Yesu gusa. Yes. Yazuye umwana wa Yayiro nabyo biremera, azura Lazaro amaze iminsi ine mu gituro. Uwo ni Yesu umwami, yageze mu bukwe bw'Ikana ahindura amazi divayi, agenze hejuru y'amazi abantu birabayobera. Iyo atashe mu mutima hataha amahoro. Uwo ni Yesu umwami. Yazuye umwana wa Yayiro nabyo biremera, azura Lazaro amaze iminsi ine mu gituro. Uwo ni Yesu umwami, yageze mu bukwe bw'Ikana ahindura amazi divayi, agenze hejuru y'amazi abantu birabayobera. Iyo atashe mu mutima hataha amahoro.
uwo ni Yesu Kristo. Aya ni Yesu Kristo, ni Yesu wenyine ufite uko abigenza bikemera. Ni Yesu Kristo, ni Yesu wenyine ufite uko abigenza bikemera. Ni Yesu mwamiyo, ni Yesu wenyine ufite uko abigenza twese. Ni Yesu Kristo, ni Yesu wenyine ufite uko abigenza bikemera. Noneho turajya tuvuga ngo ni Yesu, twese tuvuga ni Yesu, twese ni Yesu mwami w'abami, amazi amara inyota, umutima utera imbaraga, imfura mu bazutse. Mwami w'abami, amazi amara inyota, umutima utera imbaraga, imfura mu bazutse. Mwami w'abami, amazi amara inyota, umutima utera imbaraga, imfura. Twese tuvuge mwami w'abami, amazi amara inyota, umutima utera imbaraga, imfura mu bazutse. Mwami w'abami, amazi amara inyota, umutima utera imbaraga, imfura mu umva. Amashimwe n'ayawe yewe Mana wagize neza. Amashimwe n'ayawe yewe Mana wagize neza. Twese amashimwe n'ayawe yewe Mana wagize neza. Amashimwe n'ayawe yewe Mana wagize neza. Umva kandi wadukijije umwaka Mana, uduha umwuka wera, udukura mu bibi, uduha Bibiliya, udukiza gusoma inzagwa, none dusoma inzandiko iza Pawulo, Yohana n'izindi nziza. Udukura mu matanura y'umuriro, utugaburira amata. Twariho twihebye, none turagushimiye. Wadukijije amahane, none dutuye mu mahoro. Yewe Mana ye wagize neza. Amashimwe n'ayawe yewe Mana wagize neza. Amashimwe n'ayawe yewe Mana wagize neza. Amashimwe n'ayawe yewe Mana wagize neza. Mwami w'abami, amazi amara inyota, umutima utera imbaraga, imfura mu tuvuge ni Yesu. Mwami w'abami, amazi amara inyota, umutima utera imbaraga, imfura mu bazutse. Mwami w'abami, amazi amara inyota, umutima utera imbaraga, imfura mu bazutse. Mwami w'abami, amazi amara inyota, umutima utera imbaraga. Asenge asoza. Kandi muribuka ko ejo haje ubuhanuzi hano, murabwibuka buvuga kuri Patmos. Nubuhe? Oya, Imana izanye katedrale. Haleluya, haleluya. Imana ejo yatanze katedrale. Reka tuyikomere mu mashyi yo Mana. Amen. Karibu. Yesu ashimwe. Ubundi uyu mwanya ntago wari uwanjye, wari uwa mama Lionel, kuko niwe waduteranirije ahangaha, ni nawe wari kudusabira umugisha, kandi nanjye ndamwubaha. Gusa nshimiye abakozi b'Imana batuyoboreye igiterane. Papa wabo ni papa wacu Simon, n'uyu munsi aracyari papa wacu, ntago ntinya kubivuga, kandi namwe nzi neza ko muri abavandimwe. Gikuru twese turakorera Imana imwe, turajya mu bwami bwo mu ijuru, numva bihagije. Reka nakire mama Lionel kugira ngo asabire abantu umugisha. Tujye amavuta arubahana, ubundi nta mavuta ajya arwanyana. Uzafata ubuto ubusukemo amamesa wumve ko busakuza. Ndabizi neza ndi munsi y'amavuta ye. Gusa nabonye abakozi b'Imana nabishimiye.
Manuel Rukundo nakwishimiye, mukozi w'Imana Evode nakwishimiye, n'abandi bose nababonye. Pastor Kamanzi kubera ubukwe ntago numvishije, nabonye na mama Lionel nishimye cyane, na papa Lionel namubonye. Amen. Urabizi ko ngukunda, urabizi ko nkubaha. Yesu nashimye. Amen. Ndabizi ibyuma babikuyeho, reka mvuge nshimire mama Lionel. Amen. Muri no minsi kubona umukozi w'Imana ufite amavuta bijya bigorana iyo nta mafaranga ufite, kugira ngo azabwirize ubutumwa bwiza. Impamvu mukunda nuko iyo mwiyambaje ngo aze mu giterane abwirize, ntago ajya ndusanga nsaba amafaranga, ntago ndakira ngo njyewe nyagire. Rero ndabimukundira, mubaha amavuta ye. Amen. Ikindi kintu ngira ngo nkubwire, ministeri yawe wayifunguriye igihe nakoreye ubukwe. Ayiwe. Nakoze ubukwe ku itariki 18 z'ukwezi kwa munani. Urumva ko uzajya ufita nanjye mfita anniversaire ya mariage yanjye. Amen, amen, amen. Nabyo rero nabihaye agaciro. Amen, amen. Bibiliya iravuga ngo ni byiza n'iby'igikundiro Amen. ko abavandimwe baturana bahuje. Urabizi ndagukunda. Amen. Nakabuza tuzabana mu ijuru, ngiye niho maranira kujya. Nanjye ninyo. Yesu aguha umugisha. Amen. Kumwuka wera kuyobora. Amen. Kudusengera no gusezerera itorero cyangwa iteraniro ntacyo bitwaye. Amen. Yesu aguha umugisha. Mukomera amashyi menshi cyane. Umuhungu warura ahangaha ku buhanga bw'ibyuma, ndagira ngo mwereke Pastor Claude, ntago yaramuzi. Ni umuhungu wanjye mutoya, uyu nguyu niwe bucura bwanjye. Uyu nguyu niwe bucura bwanjye. Niwe bucura bwanjye. Genda usuze Pastor Claude. Pastor Claude turaziranye. Yesu abaho umugisha, n'ibyo ngibyo nagiraga ngo mbabwiye. Mwongera Imana amashyi menshi cyane. Kamanzi Claude mwaramukunze. Kamanzi Claude mwaramukunze. Nge muhamagara adufashe kuduhoreza igikoma gisengere tukinywe. Ese arasubira mu gihugu cy'i Burundi muri iki cyumweru. Ese muri mwari wamugurira icupa ry'amazi azanywa, ku buryo nagera ku mupaka bazabona ikimenyetso cy'uko ayo mazi avuye mu Rwanda? Muri mwe hari uwazamura agatoki avuga ati amazi ya 500 ntiyananira? Muri mwe hari uwabikora? Hari uwabikora? Yego. Protokoli ibasangaho muri yo, na hano barahari muri babakobwa banjye. Protokole nibasangaho muri. Yewe ndamugurira ikivuguto, mwebwe mumugurira amazi, kuko ikivuguto gitera inyota. Hanyuma azanywa amazi. Tumukorereho umugisha. Nukuri pe, nimumukorereho umugisha, mubibire ubuhanuzi yabahanuriye. Ubundi igihe Uwiteka asanga Gideyoni munsi y'igiti cy'umwera, aho ni kure, mubegere rwose, mubajyemo mubegere n'ibiturisho rwose, mubegere. Sinzi impamvu muri gukoresha intoki, mubegere mubasanga aho bari mwe bavuna. Igihe Gideyoni Imana imubonekera ari munsi y'igiti cy'umwera, marayika aramubwiye ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Igihe akimuganiriza aravuga ati ba wicaye hano. Aragenda azana ituro abibira ubuhanuzi. Buriya iyo uhaye umuhanuzi ubuvuze ngo ubuhanuzi yahanuye ndabubibiye nibusohore. N'amazi ntahenda, ntabwo nabagora. Ibi bintu guterura ibintu bingana gutya iminsi 3 birahenze pe, birahenze, namwe murabibona. Ariko simbagoye, nanjye mbasabye amazi gusa. Amazi ntiyabananira, amazi abananiye. Si ubwo nimwe mwagumanye nanjye, mwihanganana nanjye iminsi 3, kandi nzakomeza kubagiriraho umugisha. Nanjye mungirireho undi. N'amazi gusa, ntabwo tugora, ntabwo twebwe twahamagariwe kujya mu mifuko yanyu. Yego, abashaka gutura kuri telefone
0787 392 607. Ndanayisubiramo kugira ngo mushyireho rwose kuri Kamanzi Claude. 0787 392 607. Amazi gusa, amazi akunaniye ubwo sinzi ubwo se wazashobora iki? Erega tugiye gukora ibintu biremereye, twebwe tugiye gukora ibintu biremereye. Abandi bahugiye mu kurya yabo badaha abandi, twe turashaka y'Imana iduha kuyasangira n'abababaye. Uyu mugabo dushakana nabanje kumucanga kuko ndibuka ko buri bucya nambara agatimba mama yarambwiye ngo umunsi ururugo ugiye kubaka, umunsi ikiganza cyawe kitazamenya umukene, urugo rwawe ntiruzakomera. Rimwe umugabo ahaha bwa mbere aratasha asanga nabitanze, asanga ibiryo nabitanze rwose. Ndavuga nimba ari n'urushyi ndarurya pe, ariko nabitanze kuko ndibuka ko ntanga n'imyenda bwa mbere natanze garderobe yose, imyenda ndayimanuka nanyijyana i Butare ingoma mu cyumba cy'amasengesho yose ndayitanga sinasigarana noma. Imana irambwira ngo izanyambika. Usimana ntiyanyambitse, sinambaye n'imyenda iri kugora abantu. Protokole yanjye uyu munsi yagoranye, Lionel yagowe, papa we yagowe rwose pe. Ubuse si ukubera ko nambitse abantu, noneho no mu rugo iwanjye sinjya nkoresha abakozi batarindushye. Udafite umwana mu mugongo ugaragaraho inzara, nawe inzara itakugaragaraho, singuha akazi kandi nguhemba umushahara ungana n'uw'abakozi bo hirya ahangaha bafite aho basinya. Kandi namara kubona umaze kondoka nko gufungira akamverope nkakohereza hano mu Nkunda Amahoro ukajya gucuruza ukikorera, niko mbasezerera. Nge nahamagariwe kwibera mu ndoshyi, ngize Imana umugabo abimfashamo. Hari igihe najyaga mfata imishahara gikorera ukwezi, akampa umushahara ariko nkumva ndi buwirukankane muri babandi, kandi ntibyankenesheje bimpaye kubaho. Ubu rero imishahara agiye kubona niyo ngiye kubona niyo abantu bazampa. Ubu ndumva urushundura narwerekeje muri mwebwe, kandi Imana izanshyigikira. Imana ibaho umugisha kubera ko muguriye Claude amazi. Imana ibaho umugisha cyane. Claude ndagushimiye, waramfashije nyiguhagurutsa mu gihugu cy'i Burundi. Ntiwigeze umbwira ngo nyoherereze itike, ntiwigeze umbaza ngo hari mangahe. Wamfashije umurimo w'Imana, kandi nanjye nzagufasha aho bikomeye. Nanjye nzakuba hafi, nzagukunda nkukundira umuryango n'abawe. Vuba aha ngaha ndi bugusure nyuma y'itariki 29 z'ukwa 9 maze kubona perime, kuko mfite ikizamini cya perime tariki 29. Nimara kubona perime nzagikora rimwe, nzahita nsinda, ndabizi imodoka ndayizi. Nzahita nkuzanira perime uhite unyakira Vigo y'umukara, niyo nshaka Vigo y'umukara. N'umuntu uteganya kumpa imodoka iyo nshaka niyo, atari Vigo y'umukara rwose, ivatiri na Suzuki Samurai papa Lionel arabifite. Yewe ndashaka Vigo y'umukara yo kujya mpangamo ibiryo nkishirindira indushyi mu cyaro, nkajya mpangamo style nkishirira indushyi mu cyaro, niyo nshaka. Perime rero nzahita nyikuza nyuma y'itariki 29 z'ukwa 9. Perime nzayikuzanira uhite uhamagara Vigo itarigeze ikorwaho n'umukanishi wino, bafunguye mu Kagera isohotse ku mazina yanjye. Data we nzajya nyivimvira, ku buryo niho nzajya ndivuza nta muntu uri mu nzira, kugira ngo Satani ababara, ariko bitabyanya ababare. Kubera rero ko akanwa kanjye gahesha umugisha, muhaguruke mbatureho umugisha. Hanyuma kuwa 4 muzaza hano mufite urupapuro rwanditseho ibyifuzo byo gusengera by'umwihariko. Kuwa 6 no ku cyumweru hano hari igiterane cya Patmos, umwigisha ni Janvier. Icyo giterane subwo nanjye nzaba ndimo.
kwa gatandatu se ni tariki zingahe? 27 n'esheshatu kizatangira mpicaye ubwo papa Lionel n'abana be ni yaco ni yacongo noneho nzambara okore ko Imana kizatangira mpicaye rwose nkanuye amaso yanjye nerekwa ufite inyonjo. Icyo giterane mutuzaniremo abantu bahetse inyonjo, abantu bafite indwara z'imvukanano, abantu bagendera ku mbago, abo mutugare hepfaho, mubazane muri icyo giterane. Ndumva hazakora impano yo gukiza indwara kuko jewe nkurambitseho gutya gusa, nkurambitseho gutya ikiganza gusa, indwara ihita itumuka. Ubwo muri icyo giterane tuzaba twirukana izo ndwara, tunanywa biryoshye n'ibitaryoshye. Ababyibushye tuzaba twinywera amazi, abananutse munywa ji. Tugiye gusenga. Mana Nyiringabo, ibi biganza mbihesheje umugisha, umugisha urandaranda, umugisha w'umuhama, umugisha uvuga, umugisha umuntu wese areba akavuga ngo uyu ni umugisha. Sabiye umugisha umuntu wese wagaragaye aha hantu, sabiye umugisha abantu bakoze mu biganza ba Francine aho ngaho mu gihugu cy'u Burundi, abo muri iki gihugu cy'u Rwanda, abantu bose banshyigikiye. Mbasabiye umugisha w'umuhama, umugisha ufatika, umugisha w'amabara yombi. Umuntu wese ugiye gusohoka hano yakire gukora kw'Imana, mirindi y'Uwiteka igumye kumvikana mu mitima yabo. Kandi ubwo tuzongera guhura ku munsi wa 4 bafite urupapuro rw'ibyifuzo, bazabe bafite n'urupapuro rw'amashimwe. Ndagushimiye kuri Imana ibikoreye kwiyubahisha. Mu izina rya Data twese, Umwana n'Umwuka Wera, twese tuvuge ngo amen. Amen. Mujyane n'amahoro ya Kristo, umugisha w'Imana ugendane namwe. Imana ibahereze umugisha. Shalom shalom.